umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Ugarutse kugira ute? Ndasubira mu rugo simushaka. Ndabuze ngo ndekura ta. Ntabwo mushaka. Subira mu rugo ujye kwa papa. Umwari. Ntumbere rwiziringa. Guze kunyizirika kuko ntabwo nyigukeneye rwose. Wamfasha ugasubira iwanyu ukandika. Nifuje kukubaha nk'umugore wanjye ariko ntabwo wigeze unyubahisha. Naguha agaciro nk'umugore wanjye ariko ntabwo wigeze umenya agaciro naguha. Kuba naraje mu cyaro ngiye nkagukura mu cyaro nkakuzana i Kigali nuko nari nkwanze. Urarara mu gasozi iminsi 2. Niba wisubiyeho fata igikapu ze tugende. Tambye kumushiki wawe bamusenze. Shabyiyorere si ukukubeshya. Ngiye nkurikije ukuntu nari muzi byarantungu. Umuntu agende agaruke gusa ikintu naketse ni kimwe. Yarananiranye. Yabaye ikirara nyine kwa kuntu umuntu agenda mwarimu mutunze ari muzima mukabona yarahindutse namwe bikabatunga. Shamusigaye mumisha amabanga kandi ntago ari byiza. Sishiri bumva nakubeshya kuko nakubeshya ngo bimariye. Hari ikintu ngenge ngwisha no bizi. Nisundi yo mico umwari ko nayimuzi ho y'uburara. None se kubutayimuzi yo bivuze ko umuntu se mumenya wese. Shashiri ngiye umwari ndamuzi bihagije. Ahubwo ashobora kuba yarageze no kuri soni cyangwa ubwoba bwo kuryamana n'uwa mugabo we. Bagabo n'undi mwani sinzi ukuntu umeze. Byibushye buteye nk'urusimbi. Y'abakobwa mwese ariko niko mumera. None se wowe bwa mbere tujya kugira uko twigenza ntabwo byibuka. Ntabwo ariko ukuntu wangoye. Ntabwo byibuka. Rero nagukatije ahantu nkahari n'inshuro zingahe zo. Muragorana inshuro ya mbere muragora. Ese urabyibagije? Rero nacyo kibazo nawe yagize. Asuni ngiye kuvuga ibyo ngibyo ngiye wanshaka. Aho kumwari umenye ko yarari mu rugo rw'umugabo. Umwari. None se wisubiyeho? Yego. Naho mbwira ndakumva. Icyo bivuga? Ndashaka kwisubiraho. Inshingano zanjye zose nkazubahiriza nk'umugore mu rugo. Nta kintu na kimwe naguhaye. Nta kintu nigeze nkwima mu rugo iwanjye. Hakosa ubundi Ndakumva. Ndabyemera uracyari isugi. Uri isugi pe. Ariko kuba ukiri isugi ntabwo bisobanura yuko uzakomeza kuba isugi. Ariko nanjye mfite ubwoba. None se nukuma muri ubwo bwoba amaherezo yabyo azaba yayo. Erega nta mukobwa n'umwe ugira umugore bino bintu atabiciyemo.
kandi niko Imana yabiremye. Ikindi kandi kuba ukiri isugi wakagombye kubyishimira. Birangoye. nyine yari ari mu rugo rw'umugabo birumvikana sibyo ariko kuba yari ari mu rugo rw'umugabo nyine bibaho ibintu nka biriya ugasanga umuntu arahindutse ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wowe n'ubwongo ariko byaje kugenda neza sibyo se nonese ngukumbuye nonese sheri ngusaba akantu kamwe uremera nonese waritse nkamagara Gadi kadutizaniye tukagira uko twigenza ari ikibazo sheri oya kubera iki sheri ntabwo ngiye kubyara tutarabana reba bwa mbere byarabaye bwa kabiri bwa gatatu kandi ndi no mu bihe bibi kubikora njyewe nanatwita n'isi ubwa mbere ko bitakubikora ko nta kintu kigeze kimwe ntabwo nari ndi mu bihe byo gusama kandi nanjye sigurabire guzi ko ngukunda nsi sheri njye singukunda basi mbabarira uyu munsi gusa sibyo uranze wambabariye basi uyu munsi umwe oya inshuro imwe gusa imwe oya sishira wagiye kongora ko hari ikintu ngenda nagukora nizere ko utagiye kongera kunesha umutwe sibyo ariko kugira ngo nkubabarire abantu nsaba imbabazi unsezeranye yuko bino bintu bitazongera kubaho kandi unyemerere neza ko tugiye kubana nk'umugore n'umugabo tukubahiriza amategeko yo mu buriri kuko niryo shingiro ry'urugo biriya bidahari ingo zose zirasenyuka nta rugo na rumwe rushobora kubaho ngo rumare ukwezi kumwe amezi 2 3 ngo rukomere rudafite inshimangiro hariya ni urugo ruba rushimangiriye usabye imbabazi mbabara ngiye kwisubiraho okay mereze ya telefone iri gusona tugenda witunganye urebe mu gikoni biba ari byo ugomba gukemura ubikemure numara kubikemura ujye kuburyamye uruhuke ngiye kujya ku kazi nona sibyo kamereza karaga telefone Como ne biba byagusekeje si ubwa mbere ubonye umuntu uri gucuranga gitari amaso ku maso mucurangiriye iyo ushoboye nicuranga indirimbo nkasanga ntayoze uraba mbabaje bavuga yuko abeza babwiruka mu myaka yose nyamara umwari kukwibuka bituma nyabibwa igikundiro tujyane bituma
ndagurira imbere tugiye gukurikira tugiye kumwe mbona ufite ubwoba nta kintu kidasanzwe kandi rwose bihangane turagira vuba ko mbona ufite ubwoba umwana wabyumvikanye twumvikanye ko njye nawe tugiye kuba nk'umugore n'umugabo tukubaka urugo dukeneye kubyara dukeneye gushimisha umuryango tugakuza umuryango wakuru ukaguka va mu bintu by'amasoni dukeneye kubaka urugo Angry. Mbona ufite ubaye iki? Unarose se? Inzozi mbi? Urose biki? Ni ibiki urose bitumye usakuza gutya? Oya. Umwana. Ubwo wasanga ari kwa kundi nyine ukiri gutekereza ibyo mu cyaro. Ubu wasanga uri gutekereza uburyo wajyaga kuvoma kuri kano igikoko kigatumbuka nko mu bihuru wasanga uri gutekereza ntago abantu bo mu cyaro baca mu bintu byinshi buriya niyo mpamvu sibyo? Okay, ntacyo basi navuye ku kazi uryamye ndaza ibintu byose mbishyira ku murongo nanga kukubyutsa ndagenda ndateka nahishije ibintu ujye kurya watetse ngwino tugenda ugira ikintu ufata niba ugiye kuryama senga ikindi kandi mu bintu byose usengera wibuke gushyiramo ngo Mana ni wowe uzi iby'imitima yacu ikeneye tutiriwe tubyatura ngo tubivuge bidukemurire. Amen. None se ubwo urasenze? Kuba Imana dusenye, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana ikiranuka, Imana igira neza, witwa ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Weretse muri uyu mwanya tugiye kuryama, tugirire neza, tuguteshe amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, turinde, tugire neza, tubabarire ibyaha byacu. Icyo twanze ni imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imyuka mibi iduteranya n'umutware wanjye, iyo ndayitesha agaciro muri aka kanya, ndahamagara ubwiza bwawe ngo butubeho muri aka kanya, ibitagendaga neza bigende neza muri aka kanya, ibyari byarananiranye bikunde muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ni wowe niyambaje muri uyu mwanya, ndaguhamagaye
ndakwinginze mugirire neza papa gushobora byose bisabye nizeye amen amen amen. Umwari, ariko ubundi nk'ubu ngubu umenya impamvu nagushatse ko nta rukundo na ruke ngufitiye, wabigenza ute? Kuba njye nawe turi kumwe ni uburyo bwiza bwo kuba ugomba kuba igikoresho cyanjye. Komeza uryame, ukomeze unkingire ikibaba. Kuba uri hano nicyo cyubahiro cyanjye pe. Singukunda habe na gato, agakobwa k'akanyacyaro gusa. Shero bagiye Ngiye ku kazi, gusa ntabwo ndibuze gutinda. Ndagerageza uko nshoboye ku buryo ntari buze gutambwije. ako se shero kuki ntacyo uri kwibwira koko Ntabwo ndi gusobanukirwa. Hari ikibazo gihari? gusa urabona nta gihari urabona nta kibazo Ni iki? shero uru rugo dukeneye umwana kandi cyane ikindi kandi mama yambwiye yuko akeneye umwuzukuru ahandi rero akwiye guturuka usibye muri uru rugo ako ndabona uri kubyirengagiza ntacyo bikubwiye urahereza agaciro akazi kurenza urugo rwawe Sheri, uru rugo rukeneye umwana. Nk'uko uri kubibona, mama akeneye umwuzukuru. Nibwo ubyibutse? Nibwo wibutse ko uru rugo rukeneye umwana? ako se sheri kuki utanyumva Sheri, ibiki wumva ikibo? Igihe nashakiye kubikora ntigeze wemera ko mbikora. mu gihe se noneho njye ndyemeye ese ntushobora no kumva yuko mbere nari mfite ubwoba yego nta n'ibyo ndakora ariko umaze kwiyakira nabaye umugore kuki wumva se nababaza ababyeyi banjye Ni byiza ko utangiye kubona agaciro, kandi ndakeka n'isomo naguhaye riri kugenda rifata koko. Ariko haracyari igihe cyo kwiga. igihe se kihe None se- igihe ni iki igihe kirenze ikintu kimwe None se umwana, nimba ngiye numva ntameze neza, igihe nabishakaga ndi muri mutu yabyo ntiwigeze wemera ko mbikora. gusa uragira umere neza birenze aho gute So ndakwinginze mbabara nigire ku kazi. Ubu none aha ngaha nta kintu nakora, ibyo ngibyo ndaza kuza kubitekerezaho. urumva Niba nta ngombwa. gaciro ushobora guhereza ibyo ndi Si ibyo uri kukubwira kumva ko ibyo uri kumva ko nabyumvishe. ubwo se ubikoze iki nk'umuntu w'umugabo Igihe cyabyo nikigera ngiye nzagikora nta kibazo. igihe se kirenze ikintu kihe Ndakubwiye ngo naguma ababwiriza mu rugo rwanjye. Shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze